yaramamaye ariko barashonje ameze nabi. Na yanyu sharababaye. Jessica n'imyenda wasi uyimwambura. Jessica sarakina. Akoze ubundi Jessica yakugura imyenda mwatandukana ubundi nawe uyimuhe. Oya naramuhereje uriya ntago nayimukuye ubundi mbere najyaga mbakuramo imyenda n'inkweto ariko ubwahise asonza arayigurisha ko nayo wanabura nankana guhondagura. Oya ni ubwo nyine nibyo yifashishije mu gihe. Oya waranaburanaga nkaguhonda je niko nindi koze content ngo bicaye ku muhanda ngo bari kuyiha abantu abantu bayihaye ko nabo twabonye barabeshya barayigurishije abase bayitanga uri kumamagara nakwitaba nuvuge bimeze bite ni sawa Nkunzani iki Nkunzani amakuru mashya Nkunzani ayo makuru mashya wari wantumye kuri nuze kuri ndi sozi ko wantumye kuri Mubaraka urambwira ati jewe ugende ubwire Mubaraka ko ibyo mfite byose ntabikuye kuki ikuzimu utari kuvuga kutari kuvuga ntabwo ndi kukumva ngo byagenze gute Mubaraka mwavuganye twavuganye ejo bundi naye maze iminsi nguhamagara waranze kumfata ngo byagenze gute Mubaraka nyine Mubaraka ati urumva ati genda umbwirire Jessica Lopez yuko ibyo nagambiriye nubwo ntabigezeho atazi uburyo wese wongera ukabona ubundi bushobozi bw'ubutunzi ariko agiye kukoherereza undi musore mwiza w'umujene wowe yarabibonye gukunda abagabo urumva ngo agiye kukohereza undi mujene nawe ahita aza gucucura byose abimareho kandi mfite sheri nahise urumva nzamwemera gute kandi mfite urukundo ushobora gusa ngo uri kwita sheri ufite ariwe yohereje cyarajyanga ahubwo mwangazi mubwira ngo aragaswera ipusi mu kibuno ariko hata urasanga ariyo nuze genda umubwire ngo kanyoko nge simukunda mfite sheri kandi ntago ari ngombwa ngo sheri wanjye mubabwire simuzigera mumubona nzampostinga ibirenge postinga ibiganza mpaka imitima igiye kuzabavamo ubu nuze ububya bwanyu bwarahombanye mushaka kubona isura ya sheri wanjye umva genda umubwire ngo nubwo hari gati pusi mu kibuno ntabwo uzigera umenya sheri wa Jessica uri kumva ikindi cya kabiri umumenyeshe yuko sinamukumbura impamvu namukunze rabo bose ba Stone impamvu nabakunze nabonaga ari ubugana bw'imfubyi ndi kwifashiriza nkuko nagenda nkatoragura amakizari banzo nyumve nkuko nagenda nkatoragura amakizari mu muhanda Nyabugogo nkazigaburira nkazambika ubwo nukuvuga ngo Stone na Mubaraka bameze nk'izo makizari niyo mpamvu ntababyariye umuntu nkunda nzamubyarira umwana sheri nicare nige Jessica Lopez igitenge nambare igitenge kubera ko mukunda kuva navuka mu buzima bwanjye sindambara igitenge n'abagabo nabyare bose nta numwe nigize nambarira igitenge uzabaze papa Keve cya papa Sarina n'abanyarwanda umuntu waza n'ifoto yanjye nambaye igitenge namuhemba nta gitenge banzu nyumve ngo ngiki postinga ibirenge twagakunze nakiyahuye garagaza umuntu tumumenye nimba n'ifite inaturi ifite inasa rirenze iryo mufite niri ako nge sombare mu bakugirira ifite kandi n'umufite amatsiko nk'ayipusi injangwe yabonye inyama bataye mu muhanda uranyumvira amaswera ntabwo ari wamuntumyeho ntabwo ari ibyo ndi kuvuga uri kumva kuri kuvuga ngo posting ifoto muyirebe urumva nawe udafite amatsiko nk'ayipusi zirekereje utunyama tw'abantu turakoze naho ujya urya nabi tuba tugira ngo tumenye ngo ugeze ku bihe biryo none umugabo wanjye ni mwiza kandi ndamukunda nzanamuha umwana ntabwo mushinzwe kumumenya ahubwo Mubaraka agenda umubwire ngo
ngo akabarara gafite mugume ku murongo uwo mwahamagaye aravugana n'undi you have been put on hold doba gatumye ipfukavugane n'abajyakuzimu ari wowe uranyumvira ino mbwakazi y'umugabo ariko abagabo muzagira umunwa kugeza rye abagabo bagiye babaye abagore cyakoze ndumiwe Duba uyu mugabo wamuhubuye butumwa najya ku gisimenti ajya gutega nawe yabaye umugore kasebeje abagabo ikibazo ku gisimenti ntago idazi cyemewe arakorera online ujuje ubuziranenge yumvira imbwa we sha ariko i Kigali ndakunda pe Mumbaraga ngo yari yaraje kumombya Jessica amafaranga ye abagabo bari kubavugisha pe uzi ko yaryaga ariko muzahomba Jessica ngo bamutumyeho sheri ngo baramutumye ngo bari bazi ko nguzahombara ntago bazi ko uri munyakazi barusha ubwenge aragira ngo n'uwo yifite ahita amukatira wava TikTok ngo bashana no kuguteza uzaguhombya neza ugasigara ku gasi Jessica rata uwo nguwo ufite ntuzigera umuzana kuri izi mbuga oya mumbare mumbwira ahubwo ntago mwumiwe mugumana buwa kumirwa gusa umwimenyere amazi yo koga wazanye ari mu tubido kanze mbifate Dubai banyita umugore ariko sirenze ko hariho n'abandi bagore bari bagore nabo umuntu wibaraguza we ariko man ntago mwumiwe bonye ahubwo umugore undenzeho ntago twumiwe ahubwo turumiwe cyane ari ukwemera bakakwita umugore ariko nta magambo kagabo bagapfumura mu kibuno n'agatinganye n'ubu ngo poste ngo mugabo tumurebe karebe skwari bari kumuhanduramo amavunja wa mbobo agana bamutware se tukomeza umubike umwimenyere abahangayika ndakubwiye ngo urakareba siko bari kumuhanduramo amavunja mu maguru uziko abagore tutakirinjajwa mugani wose reka ariko Jessica ubu abanyarwanda ubizaya dufite abatuvuganira uzapostinga ubu zirara zidasinzire zirara zigustokinga buri sekonda zireba ko umushyizeho ngo Jessica ngo mbabara w'indwaza nanjye ndarwaye nenda gupfa nese nubona ko akantu kose Jessica postinze bahita bagakoramo content barakanuye imico sirenda kubavamo igeze kuri pano zose usanga ari utubi gusa narabiyamye ndababwira sindi umuhanzi ngende umukinnyi w'amafilime mugende murebe filime bita Icyanzu ni nziza nyikunda kubi ngo ntabwo uri umuhanzi uzi ko uruta abahanzi benshi washyanuwe hari abahanzi urusha hiti uzi ko uri umusazi ahubwo se wewe naragura imodoka Jessica ukunda n'akazi ya filime hafi ya yose ikinirwa iwe none ngiye no kugura imodoka none shano kuri station barakurogesheje raporo kuvuye ubustani Jessica mbabara w'ibitangaza abasore batazabirirwa iwawe uzi ko abantu bahagota ubusoresore wowe tangaza ko ugiye kugura imodoka kandi mfite umusheri nababwiye ko Jessica oya bahita bipanga ku burinzi bahita bikora ari nka veni bakipanga ku burinzi batanahembwa no guta yahita ahura na benshi cyane urumva abane ariko Jessica uranakaze ugira abantu bakuneka ngo barebe kuki ukuntu bayeho ukuntu urya ukuntu ugenda ukuntu wagwe business mana we none hari n'ubusore uburiya kagati ubu Mubaraka yataba ikigoryi ntago mwamusangiye uwo mugati mu gitondo cyangwa utwo tunanasi iyo nanasi ntago iba yaraye mu kabati Mubaraka aba yaraye ayiriye ariko none Mukamana yamutekeye ariko none yararenzwe azana ubugoryi niyangara ubu nari kwica amasazi mu maso nicare yige
nicare yigazi yahura ayo manya naba yakoze akaturu ka mu gitondo kwa kundi yarebaga nk'imbwa inyara mu muyaga noneho byarahuhutse oya reba kubyuka ariko reka mbabwize ukuri umva se reka mbabwize ukuri imboga zibona abana koko nta mwana ujya ukura ndabyemeye ubu mu gitondo aba yariye agaturu ka mu gitondo muri ariya mabuno ya Jessica yatekewe ari kurya utunanasi bebeza none ngo yararenzwe hari ukuntu Imana yakoze n'agaturu ongeraho n'agaturu ka burakeye Duba hari ukuntu Imana iguha miliyoni 5 yari igufitiye miliyoni 200 wabona zazinde 5 ugahita wiruka kandi Imana yazibanje kuziguha kugerageza ikurebe ariko Satani ni umugwa murumva ko ngo haraje ngo kumwiba ngo amuhombye none abona mugo ntaho yakuyemo miliyoni 5 asiga miliyoni 200 urase yakoze iki si ikibazo rata bazapfa badakize ni yanyatsi yitwa tura wanse cyangwa nta nimbo bikira ntambwe imenya ubwenge rega ubundi yavukira kiruhura akamenya ubuye ese bano banyarwanda baraha nta n'ishuti ifitemo ngo mu nkande yo mwashya no mu po n'abashungerezi gusa n'abashungerezi barakatsindwa tu bazajya baza haremye inkuru haremye ubusore bw'ingegera baje kumva inkuru gusa Lopez abaye Lopez mu Rwanda ndagasha bari kumva aba yambaye mu rugo Lopez na za ministeri ziramuzi natswe ngo wiki ariko Lopez numvisha abantu bavuga ngo aranaryoshye niyo mpamvu ngo bahora nawe baguma Tata murateka bira bitoki umuntu urya ubuki buri kujya hese ngo wese ubyumva ndabyumva nanjye niyo mpamvu sha kazi ko kari gutera ubunebwe twari tumenyere kwizamukira imisozi igikoma nakizanye ariko ntabwo ndabona peti ubu koko ku bantu barahambure nanjye umugore untwara nanjye ngo ntunge nanjye mere nk'ibebeza Jessica ngo Pastor Kim aragushaka ngo kwa Godfather kubona babyanditse muri comment niko abakinnyi barogana none nta mu telefone nafite nimero yiwe abanje bavuye ari saa 5 n'igice aba Jessica wumvise ngo bari kugushanga kwa Pastor Kim ntago telefone Nindo byanditse mbibonyemo mu makomenti cyane Impress ndabona nawe yabyanditse ngo Pastor Kim ari kugushaka kwa Godfather ngo nago ndyoshye uranyumvira imbo ataryoha bamushegera ataryoshye uzi ko wagoswe ubuki burajya mu mabuno bukajya hehe Jessica araryoshye ni Lopez sha Uwe Jessica Kim aragushaka sha Ratakimu kwa Godfather ndaje jya kwihigira Jessica Lopez uracyaye kabage ku mugongo aho kugira ngo uruhire umugabo wawe n'umuryango wawe uri kwirukanka umenaho uwo mugabo twabyaranye ndamuzi n'umukozi w'ibyinyo narukunda gufitiye uri kumva ubwo ibibazo byabacanze we na Neri mu rugo yabuze amafaranga y'inzu yabuze iki niyo mpamvu ariko Neri na Joseph barakundana impamvu bashwana n'ubukene bafite mufite ubukene kubera iki babagore batazi gushaka amafaranga uzahera kuwa mbere uheka bag ujya mu kabari kamwe kugeza ku kundi kwezi umansura mu kanya uri butaho gapfumbata umugabo muri bwirirwana umunsi wose wowe uzakira gute kuzatera imiruho gahinda ababyeyi bawe nta kintu uzabamarira muri life yawe munyihere gift man njye ibintu biba byandakaje mu nkandeho
inda zafashe umwanzuro ndagaswe. Inda zafashe umwanzuro muri Kigali aho kujya muhiga amafaranga muri kwirukanga mu buntu bw'inkundo bw'ubufu. Mba numiwe. Sewe ko mu mukondo ari kunjyana ko ndarwaye reka. Ntago nakize mba ureba status zirandaya. Ngo uranyanga se icyambere cyo uri igikuri sindeshya nkawe sinsa nawe we waritukuje sinitukuje nge nukunsa ndi mwiza baby ndi mwiza nago niki uraga kuri nge nago ndagaca uzabaza nakabuno ugira wajya wagonzwe n'igare nani kwara kurusha ikibuno ko kumwana w'ejo bundi ipfu ndakuvumye nsimbuke wakabiwe. Ego mana cyaze ndumiwe umva nzamura inshuti yanjye yitwa Cyurinya iri hano yaraye ijoro ikumva Cyurinya zamuka uzumbwira ukuntu ariko mana we cyaze no nkuru nimbi kabisa sha Nicole nawe uziko na video ziba zihari kandi video zihari ahubwo se niko yime kuri WhatsApp ndashaka kureba iyo manga we ipfu sare nabyaranye nasiko siko nimbwa rutwi imbobo y'umwana ngegera gusku ubundi papa wawe niwe wagakwiriye kwitwa Jospe kara kabwa tukite Jospe ipfu wambobo man urambabaza kongera ukambabaza ibintu nkorera birambabaza ibaze aho umugore wawe mubana mu nzi mwabyaranye yicara kaza kungisha inama waramunaniye ngewe bundi ko wanyanze twashwanye nge nawe kwanza ninge wakwanze wese wabona imbaraga zo kunyaga ninge wakwanze niko nyandikira kuri WhatsApp nkwe voice note anganzi kirira abanyarwanda ngiye nababwiye ati nitaba trauma today nitaba trauma today zimenkwereke nyandikira none hanga kuri WhatsApp ngutemo wagwane numvisha abanyarwanda kandi mu nkandeho ko na manigani ndi kubona nga mwereze manigani garagaza umukire witwa Ariane na Cyurinya bagukandeho ego abashu mu nkando ngiye kubaha inkuru nziza Ariya wadukandiye niyo mpamvu nababwiye ati live muyishayiri uyu munsi ngiye kubaha show muri iki gitondo ngiye kubaha show mwicare mwige. Are you ready? Kaniyumvire ibaze kabuno nagashatamishije kashyushye aha ndayibutsa ko ncuruza imyenda mu mujyi wa Kigali ibindi Imana iduha n'umugisha. Nzazume ipantaro y'umukara Yego sheri yaba ya bagi cyangwa ifashe hasi ya bagi kabisa uzaze nzangere nkukubite n'agatopu n'ubundi ugenda ubitwaye byombi full outfit bayita full outfit kandi nta nubwo nyibuka ntabwo nyibuka Cyurinya waryamye ukibuka ko mfite game kuri 29 kandi ari insazi. MC bagi nangaye umva za 15 14 17 20 biterwa n'ubwoko. Frida unsimbuke genda ujya gucuruza amatelefone yawe warambuze se wambure he komba mari ukora mu mujyi hari atedemiri
mfite na YouTube channel yitwa Afrometro TV show mujya kundebera y'ibiganiro urabizi sinaryama hari inkuru wumvishamo iyo nkuru rero cyuri nyawugira inkuru so wazamutse ukamva n'ubwiza imbere sewe nana gift nana gatima noneho mana yanjye muroro nkwere cyuri nyana nkurira imbere y'indirimbo koko ngungandeho sheri thank you muri tayari kunkandaho thank you cyuri zana nyana hano wanjye buretse thank you so much muri tayari kunkandaho mbaye sho thank you cyuri nyana mwa komeza unyihera utuko turabye rero nta muntu uri bwemererwe kuvuga ahangaha nimba ngiye kubumvisha zino voice note kandi MC biri bugukundire kumyutinga ugatuza kandi ndi gushimira umuntu wari kumpa indabyo shabireke reka myutinge uminkuru ubwo se ngiye sinshaka ati none iki gitondo numvishe icyo cyayi najya genda ubanze utumva yacu byadanje shohe abantu bashize Imana ikomeze turinde pe tubanze twirera abana n'ukuri aramurira umva ego kwamenya ari iki ku bantu basigaye barugana kuri Imana igiturinda shamba ndagukumbuye waraje tuzaze Kigali dusure mva uburyarya bw'indaya gamba kamubwire none se uri kubona aba bantu aribwo bagikunda ntabwo bagikunda n'umuntu ugahita umwiyandika bagisha ukuri koko ntabwo wamwiyandika iyo niyo nagiye gukora biriya mbishaka kugira ngo abibone n'iki kintu cyo kumubabaza agatandukana nawe ko no kumva kuva hano byo ni ibisazi ngandebera iyo ndayizi none se wari ubuzima ntabava muri reka ntagende pe nose ntabyizi ni iki kintu cyatumye uriya mugabo nawe akunda uriya mubebi urumva Anita yerekanye na Fariet ajya kwa Keve niwe akajya top chief yajya top chief ariko akajyana n'uri na Jospi uri kumva birangira nyine nawe akundanye n'uriya ni groupe y'abantu bane ni groupe y'abantu bane kumva ni bagitana ni basigana uzi buriya fara umuhara bafite byarakaze sho ndumvishe ariko uko bisabishwa imbabazi kugira batazamwanika ko ndamubwiye ko redi yageze kwa Godifada igwanze ko namurabura mfite rero uyu mugore azanduga reka mbabwire baburetse mbabwire uyu mugore azanduga ibaze bugambo bwose bari kumbwira ambwira ngo Joseph ari kumwe ngo nanje nawe baryamanye na Stone barubizi Stone muramubeshya yewe twaje no kwa Godifada akabibwira Godifada nerese ngo rese ngo Jessica ngo wanyihere Stone ngo twikundanira Stone se yamwemera ndamubwira ati wandaya we nimba Joseph kwanze urajya ngo ugere no kwa Akizi ndazi wazi mva ndabiyamye mu nsimbuke nimukanzane muri ubugambo bwanyu ibaze kururi ikigoryi nese ubwo nge nakugiriye inama nka mama Sarena inama nakugira yo kumbwira ngo Josephine ngo namwanze ngo Josephine ngo twatandukanye ngo Josephine arambabaza ngo Josephine arasamba uzi uburyo mba ndi kubyina nishimye amaguru ndagira ngo mumenyeshe ko akaguru ndakazamura nkabisereburira nkahita nokesha ingurube y'akabenzi kiro nkicara nkagekeye ubundi nkaza numva utu voice note twawe uri murarira ngo umwana ari kwa mama we ngo ntabwo akitano ngo sigaye azangaje gufata imyenda gusanga inda zaramunwa ubwo yego muzigo ngiye munyumvire inda yintwaye umugabo papa w'umwana wanjye twabyaranye ninjye mama mukuru umwana wanjye afite imyaka 6 wawe afite imyaka 3 nta nuduhuriye wanyibye umugabo sheri icara wige umugabo akwange wumva uburyo biryana ese mada buriya ko wabonye ni kari kumumenaho ifaranga wumva umeze ute
mana we yaneye mu ntebe yari yicaye sharazineyemo n'ubundi aryamana na Keri kandi na Keri ni nyamunzu abanyi babiri bahura Irani Steffi yambwiye ngo nazango nizange yasinye fiyo akajya yakurira moto ngo akabira kamukora kandi basoma nawe na Fifi nyine abafite agahinda mana uzi ibintu ba Scovia bamukorera basandara n'abagome baza bakamuha stories bamuha stories ibyabereye kwa Gandarare byose ubwo Jospin nta kibura byeri yagiye kuri stage nikaba ari kumwe n'amafaranga mukunda kubi Niki usikunda kunda Jospin ariko ubundi mwandaya mwe abagabo banyu ko mwamwara baze wele niyo mpamvu ngenzi ashaka umuhungu nasariye ku buryo nazajya nci nyuma nzajya miyumva nyine wa muhungu nzagenda nkakunda bye nabeshya niko nkamwiharira wanje wese nuko ndwaye nuko ndwaye inkuru nari kuyibaha neza mwactinga mbere none mbega Jospin uziko mbonye ari amafaranga bamumenyeho nkumva birambabaje ubundi ninjye mukobwa bamumenaga amafaranga nkagenda nise bad guy none indaya nyiganye iri kugenda ikora ibintu byanjye ariko ubundi babanshaka iki kuva ryari nikiyamenyeho muhunga amafaranga ari ngi ibyo bintu ari ngi ibyo ushaka kunyibira tizanjye ushaka kwigira nkanjye kandi ntago byavamo urumva ntago byavamo reka kwigira rega niki ndakuzi wowe uri n'umujura kwanza muri ya video twagiye kubyina ntago twari turi kumwe regisseur waduhakira kakajya no kuduhemba ntago wari uhari ninajyanye na Neri ariko yari ahari Neri nanjye n'abandi babanyibutse na Sandra Rubanza yari ahari twagiye kubyinira ahantu iba amatelefone ubwo bufaranga uri kumena n'ubundi ningaga ruba wibye urumva teta bayagwaye paste nakabatagize mani ngewe reka mbabwize ukuri niko sibyo muzasaza musaba itabi ngiye mu cyumba amazi nabira umbwira nzane nido sibyo natwe twinywera icyayi ubu nanze kunywa byeri rega ndarwaye meze nabi Boni witukira amazi yo koga sheri sibyo mutapinga mushari nk'ubu mwakabaye muri kuvomera ibibido byose dore amabido robine amazi arimo amabase na amazi arimo mukanya muraba muvuga ngo amazi yagiye